Twongeye kuguha ikaze ku isengesho ribohora official. Habwa umugisha n'Imana kubana natwe aho uri hose utwumvira. Ubuntu bw'Imana bukumanukeho, imbaraga z'Uwiteka zururukira umutima wawe n'ubugingo bwawe. Ubugingo bwawe n'umutima wawe bihagurukire kwinjira mu mugambi w'Imana no mu by'Imana yakuvuzeho byose mu izina rya Yesu. Tugarutse kuganira ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga, rikaba ari inkota ifite ubugi busumba izindi nkota zose. Riratera, rigahinguranya, rikagabanya umwuka n'ubugingo, rikagabanya amasokoro n'igufwa, rikabangukira kumenya no kugenzura iby'umutima w'umuntu wibwira. Ijambo ry'Imana rero rifite imbaraga zidasanzwe ku muntu uryumva. Rishobora kumwubaka mu bugingo, kumwubaka mu mwuka, rishobora kumuha imbaraga zo kurwana, rishobora kumuha imbaraga zo kumukomeza agashikama kugeza igihe aneshereje ikigeragezo yari ahagazemo. Ndagira ngo nkubwire ko ibyo uhagazemo n'ibyo urimo ugomba kubinesha ukabisohokamo. Nyuma y'icyo kigeragezo uhagazemo cy'ubukene uraza kwinjira mu gisubizo cy'ubukire. Nyuma y'icyo kigeragezo cy'uburwayi uraza gukira, ntibugutera ubwoba ubwo burwayi. Iyo krize ntugutera ubwoba, uraza kuyisohokamo. Wowe wirinde gukora ibyaha, wirinde gucumura, wirinde kuva ku Uwiteka Imana muremyi w'ijuru n'isi. Imira amajwi ya Satani, imira amajwi y'ibicantege. Wiha umwanya wawe amagambo aguca intege cyangwa se ibiguca intege byose bikwihebesha. Igihe umuntu ari mu bibazo no mu bigeragezo, icyo aba akeneye ni ugusenga. Aba akeneye gushaka umwanya wo gusenga. Icyo ukeneye ni ukwegera Imana ukumva ijambo ryayo. Muririmbyi araririmba ngo umpa akanya Yesu nze nkwegere, kuko umwijima ukabije mu isi. Icyo nkeneye ni ukukwegera nkumva ijambo ryawe. Icyo ukeneye muri iki gihe cy'ibibazo uhagazemo, wenda ndavugana nawe. Igihe ubona urugo rugiye kukunanira, icyo ukeneye ni ukwegera Imana kugira ngo wumve icyo Imana ivuga ku rugo rwawe. Icyo ukeneye igihe ubona krize yaje iwawe irimo iragenda igusatira, icyo ukeneye ni ukwegera Imana kugira ngo wumve ijambo ryayo. Igihe ubona wugarijwe n'amagambo bakuvuga, icyo ukeneye ni ukwegera Imana kugira ngo wumve icyo Imana ivuga. Sinzi wowe uneze amatwi ibikugarije, sinzi ibibazo urimo uracamo, sinzi intambara urimo urarwana, ariko icyo ukeneye mu byo uhagazemo no mu bibazo urimo byose no mu ntambara urimo zose, ukeneye kwegera Imana ukumva ijambo ryayo. Noneho rya jambo rikaza rikaguha imbaraga, rikakwambika imbaraga kugira ngo ubashe gusohoka mu bikugerageza byose. Ijambo rivuga yuko abihanganira ibibagerageza nibamara kwemerwa, aribo bazahabwa ikamba ry'ubugingo. Urahirwa rero niwihanganira ubwo bukene. Nyuma y'ubwo bukene uraza kwakira ubukire, uraza gusohoka uba umukire. Urahirwa wowe wihanganira urwo ruvugo, wihanganira iyo krize, wihanganira sinzi ibyo urimo uracamo niwo ubizi, ariko uri umunyamahirwe urimo uranyumva. Uraza gusohoka muri ibyo byose winjira mu bisubizo by'Imana. Komera ushikame rero, wigira ubwoba, wikwikanga ubusa, wikwikanga abaringa. Nubwo zitontomye ariko ziraziritse, ntacyo zagutwara. Marayika w'Imana yamaze kumanuka azifunga umunwa. Yafunze umunwa iyo krize, ntabwo uri buze gukorwa n'isoni. Yafunze umunwa. Izo ndwara ntabwo ziri buze kukwica, ahubwo ugiye gukira. Yafunze umunwa. Ayo madeni ntabwo yaseberamo, ahubwo iraza gushyiraho umuryango yishyure. Imana yafunze umunwa w'ibyo bibazo. Hagarara wemye, wigira ubwoba, wikwikanga. Imana irahari kugira ngo igucishe muri ibyo bigeragezo ugere ku gisubizo.
hari aho abana b'Imana bagomba guca no kunyura kugira ngo bagere mu gihugu cyabo cy'amasezerano. Hari ubutayu bacamo nyuma yo kwinjira mu gihugu cy'isezerano. Hari intambara barwana, bakarwanya Abanaki, bakarwanya Abahivi, bakarwanya Abahibusi n'Abahiti n'abandi bose batuye muri gakondo zabo, hanyuma bakigarurira gakondo. Ni igihe cyo kwigarurira gakondo yawe, ni igihe cyo kwinjira mu gihugu cy'umugisha, ni igihe cyo kwinjira mu masezerano yawe udafite ubwoba na krize, udatewe ubwoba n'ibitero bya Satani, udatewe ubwoba n'abarozi, udatewe ubwoba n'abakuvuma, udatewe ubwoba n'ibigushika, udatewe ubwoba n'inzozi mburaramo, udatewe ubwoba n'ibyo wumva mu mubiri wawe. Ibyo byose guhumba no guhumbura, Uwiteka iyo avuze bicwekerera icyarimwe. So Uwiteka aguha umugisha rero. Wagize neza kuza nanone ku isengesho ribohora official. Nanjye Imana yagiriye neza kugira ngo nze nganire namwe. Igihe rero impaye umwanya wo kuganira namwe, tuganira ijambo ry'Imana, icyo usabwa ni kimwe gusa, ni ugutuza tukumva ijambo ry'Imana tukagendana neza. Hanyuma waba utarakora subscribe ukayikora, waba warayikoze ugakanda like cyangwa se ugagira abantu usangiza iri jambo ry'Imana, kuko si wowe gusa ukeneye ijambo ry'Imana, ab'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Warishyira kuri status yawe, link iyi ngiyi wayohereza abantu ufite kuri WhatsApp uzi bacitse intege, bacogoye, kugira ngo nabo basubizwemo intege mu bugingo. Urabukoze umurimo w'Imana, habwa umugisha n'Imana, urabuvuza ubutumwa nawe. Reka rero dufata umwanya wo guhamagara Umwuka Wera nubwo aturimo, ariko reka tumwemvite ku bwawe kugira ngo aguheshe kumva, aguheshe gusobanukirwa no kwakira icyo Umwuka avugana n'umutima wawe n'ubugingo bwawe. Mwuka Wera, fasha abumva iri jambo ry'Imana Data, fasha abatumva bose kugira ngo bakire ijambo ryawe Mana ihoraho. Fasha abatwumva kugira ngo basobanukirwe imbaraga zose zarwanya abatwumva, kugira ngo batakira ntibanasobanukirwe, zitsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Buri mwuka warwanya ijambo tugiye kunyuza hano kugira ngo ritagera abo rigomba kugeraho, uyu mwuka uvumwe, izi mbaraga zitsindwe. Imyuka irwanya kumenya Imana, ikiranya ibitekerezo by'abantu, ikiranya imitima y'abantu, kugira ngo abantu bahere mu gahuge, kugira ngo abantu bahere mu bwihebe no mu nimba no mu gahinda. Iyi myuka ihwenge bano bantu bose banteze amatwi, buri wese aho anyumvira yakira ijambo ryawe kandi rigira umumaro mu buzima bwe, ryo kumuterura no kumwinjiza mu mahoro yawe no mu mugisha wawe mu izina rya Yesu, amen. Reka dutangirane n'igitabo cy'Itangiriro igice cy'icenda, kuva ku murongo waho wa mbere turaza kugeza ku murongo waho ndi bubabwire. Tutangiriye mu gice cy'icenda cy'Itangiriro umurongo wa mbere. Wenda turaza kugarukiriza, niyo twagarukiriza ku murongo waho wa gatatu nta kibazo. Ngo Imana iha umugisha Nowa n'abana be, irababwira iti mwororoke mugwire mwuzure isi, inyamaswa zo mu isi zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose bizabagirira ubwoba, bizabatinya. Murabihawe, ibyo nibyuzuye ku butaka byose n'amafi yo mu nyanja yose, ibyigenza byose bifite ubugingo bizaba ibyo kurya byanyu. Mbibahaye byose, ibyo kurya byanyu mbibahaye byose nk'uko nabahaye ibimera bibisi. Ndagira nkubwire ngo Imana yaguhaye byose biri imbere yawe. Nubwo uri guca mu bihe bikomeye, ugaca mu bihe nk'aho ubona ntacyo ufite mu buryo bugaragara, birashoboka mu buryo bugaragara ukaboneza amatwi, nta mafaranga ufite, nta kibanza ufite, nta nzu ufite, nta nshuti, nta bavandimwe, ndetse bamwe muri mwe munyumva nta madiplome mufite, cyangwa se harimo n'abayafite ariko nta kazi mufite,
ntacyo gukora ufite. Ibyo ntibigukange, ibyo ntibigutera ubwoba. Niba uri umuntu usenga Imana, niba uri umuntu uzi Imana, ntabwo Imana yacu ikangwa no kuba ntacyo ufite kano kanya. Ntabwo Imana yakangwa nuko nta muryango ufite, nta nshuti ufite, nta diplome ufite, nta kazi ufite. Ibyo ntibyayikanga. Ntabwo Imana dusenga yakangwa nuko nta bantu muziranye bakomeye bakuvuganira, bagutambutsa. Ntabwo Imana ikangwa nuko nta bantu, nta muzungu uziranye nawe, nta musaponsa ufite mu buzima bwawe. Ibyo ntago bikanga Imana. Nawe rero ntibigomba kugukanga niba waramenye Imana. Imana yabwiye Noha, iramubwira ngo mubyare mwororoke mugwire mwuzure isi, kandi mbahaye inyamaswa zo mu isi zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, ngo byose bizabagirira ubwoba. Biratangaje rero kuba Satani yagutera ubwoba, akaguteza ubwoba bw'ibibazo, akaguteza ubwoba bw'abantu, akaguteza ubwoba bw'ibihe urimo uracamo n'ibyo uri kunyuramo, nawe ukemera ukabwakira. Wikwemera pressure y'abadayimoni, ubwoba bw'abazimu, wikwemera ubwoba bw'abadayimoni. Satani yikongorera ngo ntaho bizaca, ntaho bizanyura. Abadayimoni bikubwira ngo karabaye, bigucikiyeho, birakurangiranye. Abadayimoni bikubeshya ngo bakubwire yuko nta nzira zihari. Imana hari inzira igifite zo kuba yakemura ibibazo uhagazemo, zo kuba yagukura muri ayo madeni. Imana iracyafite inzira zo kuguha ubutaka, iracyafite inzira zo kuguha gakondo, iracyafite inzira zo kukuremera imibereho. Ni Imana irema ibitariho bikabaho. Irimo iravugana n'ubugingo bwawe ngo witinya, wihahamuka, wikwiheba, wicika intege, wikumva yuko byarangiye. Oya. Ubwoba si umugabane w'abizera, ubwoba si umugabane w'abasenga, ubwoba si umugabane w'abamenye Imana, ubwoba si umugabane w'abiringira Uwiteka. Oya, ubwoba bwarazwe. Inyamaswa nizo zigomba kugutinya, bwarazwe. Inyamaswa nizo zigomba kugutinya, n'abakozi ba Satani bakagutinya. Twebwe ntabwo turabo gutinya abakozi ba Satani, ntabwo turabo gutinya abadayimoni, ntabwo turabo gutinya imyuka mibi, ntabwo turabo gutinya abagenti b'ubwami bw'umwijima, ahubwo nibo bagomba kudutinya mu izina rya Yesu. Ndagira ngo nkubwire ngo ambara imbaraga z'umutima. Twamenye Imana ishobora byose. Wamenye Imana yo kwizerwa, irema ibitariho bikabaho. Wamenye Imana yo kwizerwa, izana ikura ibigaragara mu bitagaragara, igakura ibiboneka mu bitaboneka. Nubwo nta kintu uri kubona imbere yawe, Imana ibasha kurema ikintu kiboneka igikuye muri ibyo utabonaga. Imana ibasha gushiraho ibyo ubona bidahari, ibasha kubishyiraho, ikabizana, ikabihagarika, bikabaho. Wigira ubwoba, witerwa ubwoba na krize, witerwa ubwoba n'inzara uri kubona iri kugusatira, witerwa ubwoba n'ibihe bikomeye urimo uracamo ibyo ari byo byose. Ambara imbaraga z'umutima, ambara imbaraga zo gusenga, ambara imbaraga zo kwegera Imana. Isubizemo akanyabugabo. Mu ijuru haracyari Imana ihindura ibidahinduka. Mu ijuru haracyari Imana ishobora ibidashobokera abantu. Mu ijuru haracyari Imana ishobora iby'abahanga bananiwe. Mu ijuru haracyari Imana ishobora iby'abatunzi batabasha. Mu ijuru haracyari Imana ishobora iby'abahanga bo mu isi ndetse n'iby'abikuzimu batabasha gukora. Mu ijuru haracyari Imana iri hejuru y'ubutware bwose buri mu isi, iri hejuru y'ubutegetsi bwose bwo mu isi. Mu ijuru haracyari Imana iri hejuru y'ibikomererwa byo mu isi n'ibyo kuzimu. Mu ijuru haracyari Imana irenganura abayo, itabara abayo, yumva abayisenga, igasubiza abayisenga. Mu ijuru haracyari Imana idashobora kwangiza ibyiringiro by'abayiringiye. Mu ijuru haracyari Imana idakoze isoni abayihanga amaso, abayitumbiriye.
ongera wambara imbaraga zo gutumbira Imana. Ubwoba si umugabane wawe. Rekeraho ubwoba bw'imibereho. Ubwoba bw'imibereho ni butandukane nawe. Nta muntu wizeye Imana ugira ubwoba bw'imibereho. Imana yamaze kuduha ibintu byose, iguha ibimera, iguha amatungo yose yo mu isi ngo bibe ibyawe. Ambara imbaraga nawe zo guharanira kwakira ibyawe. Ambara imbaraga z'umutima kugira ngo wakire umugisha wawe. Umugisha wawe ukuri imbere. Nkwibutse yuko Imana ibwira Abisiraheli ko ibahaye igihugu, bari bariho nta gihugu bafite, ari abantu baho ngaho gusa, bari mu gihugu cy'uburetwa mu Misiri, ariho bari bamaze imyaka 430 bakoresha iby'uburetwa. Ariko Imana ibakura muri ubwo buretwa bwo kubaho mu buzima badafite igihugu, ibaha igihugu. Ndagira ngo mvugane nawe, icyo udafite kano kanya ntibivuze ko Imana itakiguha. Inzu udafite kano kanya bivuze ko Imana itayiguha. Umugabo wifuza nifuze ko Imana kano kanya ukaba utamufite nifuze ko Imana itamuguha. Uramutse uhagurutse ugashaka mu maso h'Imana, ukiyambura ibyaha, ukiyambura ibicumuro, ukiyambura ibikuremereye n'ibikwizingiraho bya hato na hato, ibyo bikuremereye ukabyikuraho, ukabyikoreza Imana Data twese. Rekeraho kwikorera ibyo udashoboye. Ndavuga wowe wikoreye iyo mitwaro mu mutima yakunaniye. Yesu arimo aravugana n'ubugingo bwawe ngo zana iyo mitwaro yimikoreze. Ni iyihe mitwaro iremereye umutima wawe? Yizana imbere ya Yesu ayiterure. Namara kwiterura uyimurekere, ntiwongere kuyikuba imwaka ngo ari uyikorera. Ubundi utegereze agakiza ari buzane mu buzima bwawe. Ntabwo Imana izana agakiza k'ibyaha gusa. Igituzana n'agakiza kadukiza ibituremereye. Igituzana n'agakiza kadutura imitwaro twikoreye y'imibereho ya hano mu isi. Mu ijuru hari Imana ibasha gucingura inzira ikabuho, igafungura imiryango. Umuntu wabahagaho nabi akabaho neza. Umuntu wabagaho mu gisuzuguriro agakurwa mu gisuzuguriro. Mu ijuru hari Imana igihindura imibereho mibi ikayigira imibereho myiza. Iyo twatakambiye Imana, mu ijuru hari Imana ibasha gufata umuntu udafite shinge na rugero, udafite hepfo no haruguru, ikamuha kutunga, ikamuha gufatisha, akagira hepfo no haruguru. Uw'abarozi bari baravuze ko ntacyo azimarira, uw'abana b'umwijima bari baramaze gukatira ko ntacyo azageraho, Imana ikamanuka ikakimugezaho. Ndabona hari abantu muri mwebwe Imana ije kugeza ku bintu bikomeye. Abana b'abantu barabavumye baravuga ngo ntacyo muzimarira, ntacyo muzigezaho. Abana b'abantu babonye umaze kwiga ushoje amashuri baravuga ngo amashuri yize ntacyo azamumarira. Ndavugana nawe wowe unyumva umushomeri. Imana ije gucingura imiryango kugira ngo ivuguruze iyo mvugo yavuzwe ku buzima bwawe, uwo mutongero wavuze ku buzima bwawe. Senga Imana, ushake mu maso h'Imana, uhagarare nayo. Ubundi nturambirwe ku manywa na nijoro, kuko Imana ntijibonwa n'abantu barambiwe. Imana nibonwa n'abantu bacitse intege. Imana ntabwo ibonwa n'abantu b'abanyabwoba. Imana ibonwa n'abantu bashize amanga, ibonwa n'abantu bizeye, babaye ibiharamagara, bamaze kumenya yuko Imana no mu makuba yabavanamo, no mu rupfu yabavanamo, no mu rwobo rw'intare yabavanamo, no mu muriro no mu itano ry'umuriro yabavanamo. Abantu nk'abo niba Imana yereka ikabakorera ibikomeye, ikabakura mu bibazo by'inzitane, mu bibazo bigoranye abantu bari bazi yuko bigiye kubahitana. Ndavugana nawe neza amatwi. Birashoboka buri mu kibazo abantu bazi yuko kigiye kuguhitana. Ntabwo kiguhitana mu izina rya Yesu. Iyo ndwara ntabwo ari yo kukwica, ahubwo niyo kugira ngo imirimo y'Imana yerekanwe ku buzima bwawe. Ubwo bukene ntabwo uzabupfiramo, ntabwo uzabusaziramo, ahubwo muri ubwo bukene byari kugira ngo Imana yerekane mu buzima bwawe ko ari Imana ikenura. Benshi bazi yuko umuntu gukena ari ingeso, cyangwa bakaba bazi yuko gukena ari ubushake. Birashoboka abagutanzeyo, abamaze kugera mu buzima bwo hejuru, bo bakubona nk'aho uri umupfapfa, bakubona nk'aho wabuze ubwenge, bakubona nk'aho wowe. Ariko ijambo riravuga ngo abanyirataho bose, abo bakwirataho bose, Imana ije kubakoza isoni. Bari bazi ko utazasohoka muri icyo kibazo, bari bazi ko utazasohoka muri ibyo bihe. Imana ishyizeho inzira
kugira ngo usohoke muri ibyo bihe, tandukana n'ubwoba, kuko ubwoba atari umugabane wawe. Nongere nkusubiriremo, ubwoba ni umugabane w'abakwanga, ubwoba ni umugabane w'abakurwanya, ubwoba ni umugabane w'abatakwifuriza ibyiza, ubwoba ni umugabane w'abashaka kukwataka. Reka dusome mu kuva igice cya 13, tugende mu kuva igice cya 13 kugeza ku murongo wa 17. Kuva igice cya 13, kuva igice cya 13. Ubwoba ni umugabane w'abakupinga n'abakurwanya, ni umugabane w'abatakubaho bakwifuriza ibibi, ni umugabane w'imyuka mibi kurwanya. Rwose sohoka mu bwoba, wambara imbaraga z'umutima, wambara imbaraga zo kwizera, wambara imbaraga z'ibyiringiro, kuko ibyiringiro dufite nawe ufite bitazagukoza isoni, ahubwo amaherezo yabyo bigiye kuguhesha ingororano, bigiye kukwinjiza mu masezerano y'Imana, bigiye kukuvana mu kibazo wari urimo, bikwinjize mu gisubizo mu izina rya Yesu. Tangiriro igice cyaho cya 15 umurongo waho wa 13. Wumve ubwoba aho ngaho bushobora guteza amakuba, ubwoba bushobora guteza amakosa menshi. Iyo umuntu yisanze mu kibazo, ubwoba bukamufata, mu bwoba ashobora gukora amakosa menshi, mu bwoba ashobora kwisanga yikururiye umuvumo, mu bwoba ashobora kwisanga yikururiye ibibazo Imana itari yamuvuzeho, mu bwoba umuntu ashobora kwisanga yitandukanyije n'Imana, mu bwoba umuntu ashobora kwisanga yayobotse y'abapfumu kujya kuraguza no guterekera bitewe n'ubwoba. Ubwoba bushobora gutuma umuntu bumwoshya akajya mu byaha, kugurisha umubiri we no gucuruza umubiri we, ari umugore cyangwa ari umukobwa, akajya kugurisha umubiri we kugira ngo abone amaramuko. Ariko rekeraho, reka kugira ubwoba. Imana ije guhindura imibereho yawe, Imana ije guhindura ubuzima bwawe, Imana ije gushyiraho inzira. Ambara imbaraga z'umutima, ambara imbaraga zo kwizera, witinya abazimu, witinya abarozi. Umugabane ubwoba, abarozi nibo bagomba kudutinya. Nta mwana w'Imana utinya umurozi, nta muntu usenga Imana nyakuri yaremye ijuru n'isi utinya umurozi. Ibuka ko umurozi akorana n'imyuka mibi, ari izo mbaraga z'abadayimoni, ari izo mbaraga z'umwijima. Kandi Yesu yaduhaye ubutware ku myuka mibi, yaduhaye ubushobozi ku myuka y'abadayimoni. Yaravuze ngo dore nabonye Satani agwa mu ijuru ameze nk'umurabyo, aravuga ati ariko mbahaye ubutware n'ubushobozi bwo kuzajya mukandagira inzoka na skorpiyo n'imbaraga zose z'umwanzi. Kandi aratubwira ngo nta kintu kizagira icyo kidutwara rwose. Nta mwana w'Imana utinya abarozi, nta mwana w'Imana utinya imbaraga z'umwijima n'abakorana nazo. Katika jina la Yesu ndagusenyaho ubwoba Satani yari yagutse. Izina rya Yesu ndagutandukanya n'ubwo bwoba mu mbaraga z'umwuka wera. Iyo myuka nigutinye, aba bazimu nibagutinye, aba barozi nibagutinye, aba bakorana imbaraga z'umwijima nibagutinye mu izina rya Yesu Kristo. Nkwature igitinyiro cyo gutinywa n'abana b'umwijima, nkwature igitinyiro cyo gutinywa n'abakwanga n'abagupinga, nkwature igitinyiro cyo gutinywa n'ibyakurwanyaga mu izina rya Yesu Kristo, kuko twebwe mu izina rya Yesu Kristo isezerano ryacu ari ugutinyisha, atari ryo gutinya. Isezerano ry'usenga Imana, kubaha Imana, kumvira Imana, ni ugutinyisha. We ntabwo atinya, ni ugukanga. We ntabwo ajya akangika. Yes. Kuva igice cya 15 rero, kuva ku murongo wa 13, reka dusome aho ngaho ngo kubw'imbabazi zawe wagiye imbere y'abantu bawe, kubw'imbabazi zawe wagiye imbere y'abantu wacunguye, wabayoboje imbaraga zawe inzira ijya mu buturo bwawe bwera. Amahanga yarumvise ahinda umushyitsi. Urumva ko amahanga ani agomba kumva iby'Imana gukorera agahinda umushyitsi. Imana ivuga amahanga agahinda umushyitsi, ni abanyamahanga nyine, ni abatizera, ni abadafite ubwene gihugu bw'ijuru, ni abatarigeze bizera umwami Yesu Kristo umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwabo. Abo bagomba guhindura umushyitsi imbere yawe mu izina rya Yesu. Nabo bakorana n'amadayimoni, nabo bakorana n'imbaraga z'umwijima, nabo bakorana n'imbaraga zo kuroga.
abakorana n'imbaraga z'uburozi bagomba guhindura umushyitsi imbere yawe mu izina rya Yesu. Ngo amahanga yarumvise ahinda umushyitsi. Ariko dutangire ku murongo wa 13 utangiye uvuga ngo kubw'imbabazi zawe wagiye imbere y'abantu wacunguye. Imana yiteguye kujya imbere yawe wowe unteze amatwi, yiteguye kukujya imbere ikakujyana mu bisubizo by'amasengesho yawe, yiteguye kukujya imbere ikakujyana muri gakondo mu mugisha Imana yagusezeranyije ukiri hano mu isi, ndetse yiteguye no kukujyana mu ijuru nyuma y'ubuzima bwa hano mu isi. Wigira ubwoba, hari Imana ikuri imbere. Kubw'imbabazi zayo hari Imana yamanutse ijya imbere y'abantu bayo abo yacunguye. Imanutse kugira ngo bayoboze imbaraga zayo. Imana imanukiye kugira ngo ikuyoboze imbaraga zayo, inzira ikujyana mu bwiza bwayo, inzira ikujyana mu gihugu cy'amasezerano, inzira ikujyana mu bisubizo. Ndakubwiye ngo nubwo utabona inzira, ariko Imana yizi nzira irimo ibisubizo byawe. Yiteguye rero kukuyobora ikagucisha mu nzira irimo ibisubizo by'ibyo ukeneye. Niyo mpamvu rero ivugana nawe ngo amahanga zumva ahinda umushyitsi, ahinda imishyitsi. Ubwoba bufata Ifilisitiya. Icyo gihe abatware ba Edomu bazatangara, intwari z'i Mowabu zifatwa no guhinda umushyitsi. Abatuye Kanani bose barayagara, ubwoba no gutinya bizabafata. Gukomera n'ukuboko kwawe kuzabajunjika nk'ibuye. Uwiteka bagezaho ubwoko bwawe buzarengera urugabano. Hari urugabano ugomba kurenga mu izina rya Yesu. Hari urugabano Satani yavuze kutazarenga. Hari imbibe abadayimoni bagushyiriyeho, hari imbibe abarozi bagushyiriyeho, hari imbibe ari rwo rugabano Satani yashyize imbere y'ubukungu bwawe. Aravuga ngo ubukungu bwawe ntibuzava ahangaha. Hari imbibe Satani yagushyiriyeho kunda, aravuga ngo ntuzasama, ntuzabyara. Hari imbibe Satani yagushyiriyeho avuga ngo ntuzashaka. Ariko izo mbibi hari Imana imanutse kugira ngo ikuyobore, ihindishe imishyitsi abazimu, ihindishe imishyitsi abadayimoni, itera ubwoba abazimu, itera ubwoba abarozi, itera ubwoba bakuroze, itera ubwoba bakuzinze. Hari Imana imanutse gutera ubwoba abo bakuzinze, abo bakuvumye, abo bagutongereye, abo bagutanze ibitambo bagafunga ibyawe. Hari Imana ibateye ubwoba kugeza igihe urenze urugabano bagushyiriyeho, ugashaka ukabyara mu izina rya Yesu. Hari urugabano bagushyiriyeho ko ntacyo uzimarira, urakimariye ukigezeho. Imana Data dusenga ikikugejejeho. Wigira ubwoba, witinya. Dore ubwoba butewe abo bakwanga, ubwoba buteye abo ngabo bakurwanyije, ubwoba buteye abo baguhagurukiye, ubwoba buteye abo bakuvuze nabi. Katika jina la Yesu ndamanura imbaraga z'Imana imbere yawe. Ndasenga kugira ngo marayika w'Uwiteka amanuke imbere y'ubuzima bwawe, ameneshe kandi agufata ukuboko uyu mumarayika, agucishe mu bami b'Abamoni n'Abanyakanani n'Abahiti n'Abahivi, akwinjize mu masezerano mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zisumba byose zihindisha imishyitsi iyo mizimu yakurwanyaga, zihindisha imishyitsi abo badayimoni bakurwanyaga, abo barozi bakurwanyaga. Uwiteka batera ubwoba, Uwiteka batere gukangarana kwa jina la Yesu. Tesekiria horia ndatura ngo Uwiteka tere gukangarana ibyaguhangaye mu izina rya Yesu. Ibiguhangara usinziriye, ibiguhangara ku manywa, ibiguhangara nijoro, ibyahangaye business yawe, ibyahangaye imikorere yawe bikayikubita hasi, ngo bikubitwe n'imbaraga z'Imana ihoraho, bihangarane biguhunge mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo birwanya umubiri wawe, ibyo byateye umubiri wawe, ndatura ngo bikangarane biguhunge. So mbaraga zisoke mu mubiri wawe, iyo myuka kure mikore y'abadayimoni n'imbaraga z'umwijima biguhunge. Ndekuye umuriro w'Imana ku buzima bwawe, gutwika ikintu cyose kitatewe n'Imana ku buzima bwawe. Ndasenya icyo cyangiro waboheshejwe, ndasenya zanyabingi baguhambirije katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, umwana w'Imana nzima. Ndagutandukanya na buri mitongero, ndagutandukanya n'imivumo yo mu miryango y'iwanyu ndetse n'abanyamashyari bakugiriye mu izina rya Yesu risumba amazina yose. Ndatura ngo umuriro uvuye mu ijuru umanuke utwike ibikuzengurutse byose byari biguteye ubwoba kwa jina la Yesu Kristo. Wambara imbaraga z'umutima, wambara imbaraga zo kwizera, wambara imbaraga zo gukiranuka, wisubizemo
akanyabugabo, ushikamo ukomere, kuko Uwiteka kurwaniriye akaba gusohoye muri ako kazitiro wibonagamo. Tandukana n'ako gahinda wari watejwe n'ibibazo, tandukana n'ayo maganya nuko kwiheba. Mu ijuru hari Imana ihindura amateka yawe, mu ijuru hari Imana ihindura imibereho yawe, mu ijuru hari Imana ishyize akayira katazwi n'abantu. Hari inzira icitse utabonaga, hari inzira iharuwe utabonaga, kugira ngo usohoke muri icyo kigeragezo, kugira ngo usohoke muri icyo kibazo. Katika jina la Yesu Kristo, buri mbaraga zose zari zarafunze inzira zawe, dayimoni bari barafunze inzira z'umugisha, dayimoni barafunze inzira z'amahirwe yawe, dayimoni barafunze inzira zo kubona ibishoro, inzira zo kubona iterambere. Myuka rero kuboye ahantu hamwe, ndayitwikisha izina rya Yesu Kristo, ndayirimpoza imbaraga amaraso Yesu Kristo, ndatura ngo bohoka, ndatura ngo shira, ndatura ngo hambuka. Imigozi yari iziritse amaboko kugira ngo utagira icyo ukora, ndayica mu izina rya Yesu Kristo. Imigozi yari iziritse ibirenge byawe n'intambwe zawe kugira ngo utava huri, kugira ngo udatera intambwe ikuvana muri icyo kibazo. Iyo migozi yari iziritse ibirenge n'intambwe zawe iracitse mu izina rya Yesu, iracitse mu mbaraga amaraso Yesu Kristo. Nyitishije amaraso Yesu Kristo yavuye mu mubiri we, maraso avuga ibyiza, maraso avuga Abeli, kuko handitswe yuko twegereye umwami Yesu umuhuza w'isezerano rishya, twegereye amaraso aminjagirwa avuga ibyiza kurusha ya Abeli. Ndakwatura amaraso Yesu Kristo akuvugaho gutabarwa, akuvugaho kubabarirwa, akuvugaho kugirirwa impuhwe, avuga guhanagurwa k'urubanza rukuriho n'imbaraga mbi z'ibyaha washinzwaga. Nkuminjagiyeho aya maraso Yesu Kristo, nakweze naguhumanure, nagukureho ibirego by'abarodayimoni, nagukureho ibirego by'abarozi, nagukureho ibirego by'imbaraga z'umwijima. Ndatura kugira ngo uyu munsi wa none wakira intsinzi ivuga, wakira igitangaza kibonwa na buri wese, wakira igitangaza kivugira. Imana data nkorera muri Yesu Kristo, Imana yampamagaye katika jina Yesu, ndayikwatura kugira ngo umuremyi w'ijuru n'isi akohereze gutabarwa kuva hera hiwe, akohereze gutabarwa kuva mu rusengero rwe rwera, akohereze gutabarwa kuzanywe na marayika ukomeye Mikayire, agusingiriza igisubizo icy'abana b'umwanzi, bana b'umwijima batari biteze kuzabona. Cyacire mu izina rya Yesu, cyacire mu mbaraga z'umwuka wera. Wihereye umunsi wa none ntukongere gutinya ukundi, ahubwo abakwanga aribo batinyira imbere yawe, bahindishwe imishyitsi imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo. Ubwoba bubafate ngo amahanga yarumvise ahinda umushyitsi. Ubwoba bufata abatuye muri ako gace kaho utuye, reka ubwoba bufate abaturanyi bakwanga, bufata abo ngabo nyine batazi Imana, bufata abo ngabo bakugose, buzanywe butewe n'ibyo babonye Imana ikoze ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ngo icyo gihe abatware ba Edomu baratangara, intwaro z'Imowabu zifatwa no guhinda umushyitsi. Abigize intwari zo kukurwanya nibafatwe no guhinda umushyitsi mu izina rya Yesu. Abigize intwari zo kugufungira imigisha no gufunga inzira zawe zose, reka bafatwe no guhinda umushyitsi mu izina rya Yesu. Abatuye Kanani bose bayagare, abatuye Kanani, abatuye kuzimu, abatuye ahantu utuye bakurwanya bayagare mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ubwoba no gutinya bibafate mu izina rya Yesu. Gukomera k'Uwiteka Imana yacu kujunjike ibikurwanya, gukomera kw'Imana yacu kujunjike, gukomera k'Uwiteka Imana yacu kujunjike ibikurwanya mu izina rya Yesu. Katika jina kugeza igihe urenze urugabano washyiriweho n'abanzi. Ndabona hari abantu barenze ingabano bashyiriweho n'abarozi, ndabona hari abantu barenze ingabano bashyiriweho n'abakozi ba Satani, ndabona hari abantu inzingo zicitse, hari yarazinzwe yuko atazigera ashaka urwo rugabano rwo kudashaka, urarurenze mu izina rya Yesu Kristo. Urwo rugabano rw'igihe wagombaga gupfira barapanze ko iyo ndwara ikwishe,
urakize mu izina rya Yesu Kristo, ntacyo kibaye. Imbaraga z'Imana zirakubohoye. Urwo rugabano rw'ubushomeri bari bazi yuko uzaguma mu gishomeri, urwo rugabano urarurenze mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Akira gutabarwa n'Imana, akira kurengerwa n'Imana, akira ibitangaza bivuye ku Mana Data umuremyi w'ijuru n'isi. Ukongera gutinya rero, ijambo rirambwira mu gutegeka kwa 28 murongo wa 10 hakavuga ngo bazakureba gutinye bamenye ko witiriwe izina ry'Uwiteka, bityo rero ntukongere kugira ubwoba ukundi. Reka ahubwo abo ngabo bagupinga n'abakurwanya nibamara kubona ibibaye nibikozwe ku buzima bwawe, bagutinye bamenye ko witiriwe izina ry'Uwiteka. Abatari bazi yuko utatabarwa kuko nta miryango ifati kuvamo, nta nshuti nzimuziranye nazo, abari bazi yuko utatabarwa kuko utize, nta diplome cyangwa se nta mpamyabushobozi z'ikirenga ufite, abo ngabo bagiye kukureba bagutinye bamenye yuko witiriwe izina ry'Uwiteka. Uwiteka ari ugutabaye, Uwiteka ari ukurengeye, Uwiteka ari uguhinduriye amateka. Izina ry'Imana Data twese umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja rihabwa icubahiro. Ntukongere gutinya ukundi, kuko abanzi bawe aribo bagomba gutinya, abakurwanya aribo bagomba gutinya. Ubwoba butazagukoresha amafuti, ubwoba butazakuvutsa umugisha w'Imana, ubwoba butazatuma ndetse wisanga udindiye ugahera hirya y'igisubizo cyawe. Ambara imbaraga rero, ubuzima burahindutse. Ambara imbaraga z'umutima, imibereho irahindutse. Imana Data ari kikoze mu buzima bwawe. Akira gutabarwa n'Imana, akira gusubizwa n'Imana. Subizwamo rero naho imbaraga. Komeza urugendo. Umutima wawe nufata imigisha, umutima wawe nufata ibisubizo, umutima wawe nufate intumbero, nukomeze intumbero, nukomeze gutumbira Uwiteka y'inzira itagaragara, hakaba mu kabwibwe. Uwiteka azajya aharura inzira, Uwiteka azajya ashyiraho inzira. Wowe komeza gusa gutumbira inzira y'igisubizo imbere yawe. Habwa umugisha n'Imana, girirwa neza n'Uwiteka. Wari uri kumwe nanjye Pastor Justus. Shalom shalom, amahoro y'Imana bane nawe.